Amerika iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Batangiye isabato, mugira isabato nziza, namwe abari kujya muri weekend cyangwa bayigezemo turabifuriza kugira weekend nziza. Yves, ni isabato wowe ni weekend? byose ariko navuga isabato kurusha weekend. Nge weekend bijyana nuko akazi gapanze, no kuwa mbere hambera weekend, no kuwa gatatu yaba bijyana n'akazi. Donc ukora akazi ntabwo ukora iminsi. Reka nkora akazi by'iminsi ntabwo biza mu nk'ubu nta weekend mfite kuko ejo mfite akazi. Bakisabato ariko ufite isabato. Ndayifite umunsi. Isabato ni ikiruhuko, ejo ntuzakore. Oya ntabwo isabato nge ari ikiruhuko. Uribona no umunsi w'ikiruhuko. Oya kuri twebwe tuyizeye. Ni umunsi mwiza wo gusenga, kongera kwegerana n'Imana, ariko akanya dusaguye kuko tuba turi burya nge mitanga koresha. Kajya gushaka isabato yawe ntabwo isa n'iyacu. Ufite igiciro cy'ibirayi cyagabanyutse ngo dushake ibirayi. Abanyesabato yive mu mwihanganire. Oya ni bene wacu ariko ntibakamuhote. Ugira umujinya nimunarakare. Ya tugiye kugaruka kuri amwe makuru y'ingenzi yaranze none. Umujyi wa Kigali wabonye umuyobozi mushya bwana Dusengiyumva Samuel. Hanyuma turaza no kureba igihe cy'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongerewe. Ku rundi ruhande Corneille Naanga wabaye umuyobozi muri komisiyo y'amatora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinze umutwe urwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nakomeje kubona ko yifatanyije na M23. Muri Niger urukiko rwa ECOWAS rwategetse abahiritse ubutegetsi, ubwo barimo mushuti wawe General Nshya kuba basubiza ubutegetsi Bazumu, baracyamwita perezida kuri iki kinyamakuru. Hanyuma turaza no kureba hanze y'u Rwanda cyangwa se hanze y'Afrika muri rusange, hari muri Ukraine, hari no muri Palestine na Israeli. Yego. Turebere muri rusange makuru naho yahiriwe kuri uyu munsi. Yego. Yves, uyu munsi wiri ute? Umunsi wari mwiza. Ejo nakubwiye nkumbuye yero pepa, sinzi ibintu wambwiye ari muri iki. Ko nanjye ari gemba niteguye ko nyisohoka. Ariko numvaga nyikumbuye. Resume ejo bashobora kuba cyangwa se nshobora kuba narasubijwe. Pepa nabonye bahise uyibona rwose. Urukumbuzi rwanjye rwasubijwe. Wakiriye ute rero ko bwana Barore Cleophas asasimwe umuyobozi wungirije muri ambasade y'u Rwanda Washington, n'izindi mpinduka zirimo Valence Uwineza. Uyu Valence Uwineza abantu benshi ntabwo bamumenye, ariko ni wa mugabo mwabonaga ari gukora nka MC mu gihe mukuru w'igihugu yabaga arimo ararahiza abayobozi bashyizwe mu myanya. Sinzi niba tuzakomeza kumubona, ariko nabyo birashoboka cyangwa se nibishoboka ko na Serge wari MC mu birori bitandukanye ubwo perezida wa Repubulika yabaga hari, ubu ntitukimubona. Uramwibuka? Yamaze igihe kinini cyane nakunda kumubona mu nteko ishinga amategeko. Yves. Yego. Ntegereje umunsi umwe uzasohoka kuri Yero Pepa. Nanjye ndawutegereje, ni umunsi w'amatsiko cyane. Nuko nshaka inshingano nshoboye zatuma banshyiraho wenda nkazibura. Ariko ndacyari muto ndakura. Oya nibyo. Kuko hari umuntu wahise ampamagara arambwira ati uribuka Barore na Mbangukira. Nyine atangira kumwumvisha story, ari story nge nawe tuziranye kuri Barore na Mbangukira. Oya story ko ngiye kwa Mbangukira twaranakoranye imyaka myinshi, ari umuyobozi wanjye. Yego, murumuna wa Cleophas Barore Tisian Mbangukira, bituma nyine urumva na Barore umumenyeramo. Ni n'abantu burya banasa, imico ni itandukanye cyane, ariko bakagira ibintu bahuje, burya n'abantu bazi kuganira, batebya mu buryo butuje, banasanga ikintu cyitwa guca bugufi cyane. Ariko banasangiye inzira ndende bitangazamakuru. Barore yatanzemo Tisian 95 amezi make cyane bajyamo barakorana. Mukanya warumbajije uti nakiriye gute Barore, kuri nge ni inkuru ishimishije. Kwanza umuntu guhera 95
wari umunyamakuru kugeza uyu munsi imyaka 30 irabura ho gato ari umunyamakuru nibwira ko n'ubu kandi aracyariwe akaba ari umuntu utarigeze ahindura ikigo akaba ari umuntu utarakora penalty uri kumva akaba ari umuntu abantu bashima ubuhanga bwe kuva kera kugeza none akaba ari umuntu utaba mu ma controversies menshi ikindi akaba ari n'umupasiteri ariko wabaye umupasiteri bivuye kure uriya barore rwose ngo kera atarakizwa ijipo n'icupa rwose byari bitajya kure niyo mpamvu ndabwira abantu ni umuntu Imana izakoresha ntukite ku byondo yambaye isaha iragera ntibyagutungura buriya na makanika hari inyuma ejo ubonye Imana imuhamagaye uriya biragoye ubuti rwose uyu nkorere mu wanjye uwo muntu rero wabaye muri izo nzira akakomeza none akaba umuntu muzima w'ingirakamaro akaba muri iyo institution ataragira muri top management yayo navuga ngo byari byaratinze akaba n'umuntu wagiye hosting ibiganiro n'umukuru w'igihugu inshuro zirenze ndibuka mu minsi ishize zimaze kuba nk'eshatu nimba ntibeshye yego mu nama y'igihugu mushyikirano we na Arthur hari ahantu twari twicaye nkajya numva conversation zabo nkajya numva n'abantu bari aho ngaho nyine badaremereye badashaka kuremereza ibintu ntabwo aremera yego so nibyo rero ntekereza ko barore byabe byose yari umuyobozi w'ishyirahamwe w'abanyamakuru urwego rw'abanyamakuru b'igenzura RMC twizere ko uriya mwanya agiye kuwutanga nawe akawuvaho cyane ko uburyo yaranayoboye uru rwego rw'abanyamakuru bigenzura bamwe bavuga ko bitaboneye kuko kuva yasimbura Fred Muvunyi bimeze nk'agateganyo cyitwa amatora cyagiye kigorana byitwa manda bitwa babyansi bo baranasakuje ibintu birebire cyane navuga ngo abanyamakuru batangira ibitekerezemo undi muntu uza kutuyobora nyuma kabone naho bamwemerera kuyobora kire kigo na ruriya rwego akaruyobora barore rwose uzababwira uti oya ndarekuye ngiye kuyobora RBA nayibaye kandi agiye kuyobora ikibazo yayibaye maroro info gifitemo ibibazo ubushize hari ubuhamya bwe nabonaga avuga uko byaga bimeze nk'ubwana abantu muranakaze genda uyivugurure bwana barore rwose harya muherukana kuri Remigo ngira ngo yego muri minubu muri gahunda za minubu navuga ngo genda uyivugurure nibyo igeze heza hari uburyo tuyibona kera yatungaga ibiganiro byinshi biwayawaya ubona ko hari ibyo asimbuye yavuguruyemo ariko rwose ntabwo biboneye kuba abanyamakuru bo muri RBA ntaza kukibagirwa harimo abashonje kuba abanyamakuru bashonje mu Rwanda biri rusange ariko kuba haba hari umunyamakuru ukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ari mu bataka inzara ntabwo biryoshye mba numva sinzi nuko niba ruko ntaragikorera ariko mba numva gusa amakuru mfite ejo ndi hari umwe mu bakorera mu maherise mu ntara wambwiraga ko rwose udukontrara uburyo twiyongereyeho ibintu ngo bishobora kuba byaratangiye kugenda neza ariko bya bintu by'abavolonteri ntabwo bikwiriye kuba umuntu akorera RBA yari umuvolonteri bihumura nabi ntabwo umuntu akwiriye kuba akorera RBA ikigo cya leta ariko niba tuzi imibereho y'abavolonteri wenda tubare tuzi amategeko icyo avuga ku bavolonteri sibyo bikagira none igihe kirenga cya kindi tuzi amategeko ateganya ku muvolonteri bikarenga icyo gihe mu kigo cya leta aho birababaje iyo byarenze ntabwo bya bindi uzi isoko ryo hanze uko rimeze cya kabiri uzi uburyo gukorera ikigo nka RBA byexpose karindije ndakubwiza ukuri uyu munsi hari abanyamakuru bari muri prive bahembwa amafaranga make ku RBA ariko utabwira ngo kujya gukorera RBA ngabyemere ndakubwiza ukuri kubera iki kubera yuko arabizi neza ko uburyo izamwe expose akamenyekana akahita umustar akagira iki ntibizahura na standard zababayemo utaramenyekana se abatekereza ibyo utaramenyekana we hari ukuntu umunyamakuru utaramenyekana ariko azi ingaruka ziri mu kumenyekana hakaba n'abandi bantu bishimira kumenyekana kuko batazi izo ngaruka wamenyekana none bikakugora ugasigara nturi bubashe kujya kugura inyanya muri quartier ubuzima bwawe bukangirika nyine agacupa nturi bukamwere hamwe yarusanzwe kamwe anyways ubwo rero ntekereza ko imibereho y'abakora muri rura rwego rwose azayimprove ni kimwe mu by'ingenzi ariko kandi ntabwo dushaka imibereho cyane twe nk'abaturage turashaka content noneho ntituzongere kujya tubona bavuga ngo tunywe resi
ikurikirane no kwamamaza inzoga ati rwose primo beer inzoga nziza cyane inzoga itera akanyamuneza inzoga bakakongeza indi inzoga ikuha imbaraga itagira hangover hari utuntu nyine hari ibihanga biri hariya akwiriye kurwana nabyo Barore ni umuntu uri experienced kandi ushobora kuza kongs cyane kandi ntabwo congratulations zacu ku banyamakuru ntizigarukire kuri Barore Solange ya none ku rundi ruhande ukiri muri RBA hari Athasi ni umuntu umaze imyaka irenga 10 muri RBA kuva yava muri The New Times yahise ajya muri RBA yego kandi muri iki gihugu kugira ngo uzamare imyaka 10 mu buyobozi ubwo ari bwo bwose uhereye kuri kwisiba ukagenda ukamara ku mukuru w'igihugu ni ibintu biba ari ibintu byo kwishimira no kugaragaza yego deliveryinze Athasi imwe rwose abantu hari impinduka yakoze zigaragara nubwo tuvuga ko akirimo ibyo bihanga ariko content wise yaragerageje ntabwo umuntu yabura gushimira yazanye n'andi mahame yo muri recruitment y'abakozi ubona ko ari ikintu cyahindutse none batangira hari uburyo cyari cyageze ubona ko ibitangazamakuru byo muri privé byanize RBA umwuka uheze n'ubu ntabwo umuntu yavuga ko bitakigize hari uburyo ubona ariko niba ashobora kunyura muri za radio DC za Radio 1 za TV 1 akagenda avana abantu mazifatika byose bigaragaza umunyamakuru wese uri muri privé wize sibyo witwara neza mu kazi no hanze kuko urumva nka public broadcaster ikintu cyitwa discipline bakitaho cyane nibiki n'umukandida mwiza wo kujya gukora kiritse babandi ikiganiro turi gukora hano tugeze ndaza kucyoherereza Barore kubera ko twakabaye dufite amahirwe yo kuba kari nijabo ukora kuri radio wenda Inshingano y'Ikarongi kuri radio iriya y'Irusizini Country FM afite aspiration yo kuba umunyamakuru wa RBA ariko njye hano agiye nkora wumvaga abantu bafite aspiration yo gukora kuri BBC ku ijwi rya Amerika kuri Reuters ukabona abantu barashaka kurwanira gukora hanze y'igihugu ataranasavinga igihugu cye ngo ubanze umenye context y'igihugu umenye ngo ninagira amahirwe nkakora unakivuga uko cyo cyihumeka voilà ijwi rya Amerika ritunga imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika abantu barabyumva iyo mu gitondo bari noneho aho rinabera ryiza nk'iri ry'ikinyarwanda uzarebe barazi iby'iwanyu bakabanza bagacana umuriro ariko mu ngingo z'ingenzi bibandanya naho bahera iwabo n'ahandi iyo ni imigabo n'imigambi yabo none ku musozo bakabahereza ibyanyu ariko babanje imigabo n'imigambi niyo mpamvu muri uwo muntu wabwiye ngo kakanda gaha Barore nakora uburyo buri munyamakuru wo mu Rwanda azajya yumva gukora RBA ari cyubahiro ku munyarwanda ari shema ku muntu wizitangazamakuru yaba muri Mount Kenya University hari abayigisha abari muri kaminuza y'u Rwanda aho bigisha itangazamakuru International East African University yego ku buryo umuntu yumva ko kuba yakorera RBA ari icyubahiro wabikomoje nge mbivuze mu yindi sanse we bivuze muri kandi y'ubukungu njye ariko ndabishaka muri content wise ku buryo mu gitondo umuntu azajya byuka akavuga ngo ikintu ntumvise kuri RBA nta wundi wakimbwiye yego hari abantu babikorera ubundi igitangazamakuru cya leta kenshi ku bijyanye n'ama exclusivity hari amakuru akenshi bya accessinga mbere y'abandi ama breaking news exclusive abantu barabyibuka mu gihe cya covid abantu barwanaga na RBA bavuga bati kuki Minisante ijya gusobanura kuri RBA kuki idashobora kuza kuri radio wenda flash kuki idashobora kuza kuri radio DC kuki umuvugizi wa polisi burye yaba accessed by hakaba none ibindi bintu usanga nka RBA ibyo bintu irabigerageza rwose hari ibinyamakuru mbanzi ngo impumeko ya leta ndayimenyeraye I make sure ko ndakurikira radio na televiziyo by'igihugu ndakurikira igihe ndakurikira The New Times ibyo birimo by'akabari ejo byahise biza kuri New Times nimvaho ya kera hari uburyo byayikundiraga ubu ntibikiri koroha n'ama events amwe namwe Keti Radio cyangwa Kigali Today ibyo binyamakuru mba mbizi ko nshobora kubimenyeramo impumeko ya leta mu buryo bworoshye ariko none kuvuga ngo ibi byabaye birasigura iki birasigura tubisanga hari nk'ikiganiro uzabona cyane n'ijoro gikorwa umugabo w'umuhanga cyane mu itote Ferdinand
cyitwa isi ya none. Yego. Uzasanga kita cyane ku bintu byo hanze cyane, ariko kuvuga ngo ibi byabaye lokali birasigura iki? Harabye icyo kintu ntabwo turakibonaho mu buryo buri swanye. Ariko icyo cyakabaye kiri mu mboni ya Kagabo. Jean Pierre Kagabo afite ikiganiro cyitwa Imboni, kisa nkaho cyo kiri roko, kigasa n'icya Ferdinand kiri international cyangwa regional. Icya Jean Pierre Kagabo kijya gicamo kuri radio se? Oya. Keretse wenda bashatse uburyo babihuza. Anyways, iyo ngivuga muri management ya RBA mutubabari ni y'abanyarwanda. Mvuga RBA televiziyo gishyira ku ruhande. Televiziyo nyifata nka deseri. Wakunda radio kuko bakunda radio. Abanyarwanda batunga televiziyo ni bangahe? Wewe wabaye kuri radio cyane yifu. Wayane nabyo bisanzwe muri nge nkunda radio kurenza ibintu byose. Ariko televiziyo abanyarwanda basitunga ni bangahe? Ni bake. Rero mvuga kuko na radio biroroshye kwitunga muri radio telefone k'amatushe mu modoka radio shani radio. Nta n'umuntu uzasimbura radio muri izi broadcasting media zose dufite. Anyways, ubwo rero Yves icyo nashaka kuvuga nuko Barore reka tumwitegeho ko aho asa asoreje ariho Barore aje no mu gihe kitari cyiza. Nanabivuge. Aje mu gihe digital whatever. Arizo zirimo ziratera imbere ibintu by'ikoranabuhanga mu isakaza makuru n'isakaza bumenyi. Nibyo biri gutera imbere. Well and good abafite Claude wahoze mu izuba rirashe ukora kuri social media zabo ubona active cyane. Namahirwe afite timu y'abantu bakiri batoya ariko afite na ba Ardo kuri Radio Rwanda, afite ba Kennedy kuri Televiziyo Rwanda, afite wa mushuti twahuye ari ninde uvuze igiswahili cyane Karemera, afite abantu nyine bari strong basho n'uwo Ferdinand waruvuze kuri Radio Rwanda. Oya timu yo barayifite reka twizere ko bazakora ibintu byiza, ariko ikintu uvuze challenge basanze bitari na social media zabo n'izindi zisanzwe. Navuga ngo mu Rwanda itangazamakuru ry'abaturage rikorwa n'abaturage sibyo riri kugenda rigira ingufu, ndetse media practitioners bamwe barimo n'abafite ka experience n'ubundi banga bw'itangazamakuru bari kurihungiramo indi miraba yo muri mainstream, kandi urubanda bari kugenda babizera cyane. Reka nguce mu ijambo gato mbabarire. Uziko buriya urabona ejo bundi baravuze ngo umuze Ezra Mpyisi yapfuye. Uziko Radio Rwanda nge n'urugero ndamutse nyikoraho nshobora gusuggestinga ko twahita duhamagara Ezra Mpyisi live cyangwa tugahamagara umwe mu muryango we tutitaye ngo hagezwe biki hatanitawe ku kiganiro kirimo. Nicyo niyo hata nizo nguri program yacu hari ibintu biba tugenda tubwira abaturage tuti dore ngo turamufite hari ibintu biba mutitaye ngo harimo iki kiganiro uri kumva mugete mu gikansoro none nko ku maradiyo niyo ndebye nka radio ifite nk'umu editor w'umunebwe n'iki ubwagahinda kanyicamo. Hari ibintu biba batangaje ibyavuye mu matora n'urugero perezida barabitangaje kandi harimo ikiganiro cy'imiki harimo n'amakuru iki ibyo birimo ibintu byose murimo ivanjiri irimo muraza kubikomeza gahunda yindi tuyikomeze ihita winjira edita ufata umuntu uri serious uzi ibyo bintu agende bw'abanyarwanda ibindi abanababwire ko muza kubikurikira. Nk'iriya bintu bijyanye na importance zirafite mu Rwanda abari ibintu nk'ibyo akubwo ntitwagiye kure ntitweta twikomereza n'ibindi twagiye y'abanyamakuru bageze mu haje ingingo z'abanyamakuru ariko iyi tuvireho rimwe ntitunayigaruka kuko tuyimazeho umwanya wenda ubwo tubwira abantu ibyo mu igaraje n'ibiki iyi tuyivuyeho ubwo turaba twabizanye kure. Tubanze tuvuge ngo Urubingisa agiye Iburasirazuba kuba guverineri ariko ntago twari tuvuze Solange ya none umuntu umwitangazamakuru namukongratulatinze cyane we n'icyashimishije kurushaho ubwo nibagiye kumuhereza message buriya nkunda umuntu baha inshingano financial ahagaze neza. Solange ya none n'umwe mu bantu babaye mu itangazamakuru arikora kinyamwuga arikora neza na cya gitsure kiwe amaze mu myaka 31 yego na cya gitsure kiwe ariko akora n'ishoramari ku ruhande rw'itangazamakuru akaba ari n'umuntu yugura abanyamakuru akaba ari n'umuntu wagiye akora ishoramari
cyangwa se anafasha n'abandi banyamakuru by'umwihariko b'igitsina gore. Hari abanyamakuru benshi yazamuye. Buriya ntiyaba yaragize uruhare mu ishingwa rya Arfem, uriya muryango w'abanyamakuru b'abadamu ntabwo yaburamo. Buriya yanayoboye radiyo Izuba, urumva. Ubwo ikindi nkashima perezida by'umwihariko uburyo ari kugenda abona icyizere mu bajene bakiri bato. Aha twahisemo kwibanda cyane ku basanzwe mu itangazamakuru, ariko iyo urebye ambasaderi y'u Rwanda muri Singapore Jean Dodier ubihanganye, yego yari umunyamakuru kuri radio Salus, yari umunyamakuru. Twabonye abameyazi batandukanye bagiye baba abanyamakuru. Ilde Blande wo muri Nyamagabe. Uyu munsi muri OGS dufitemo abantu benshi tuzara abanyamakuru ba Claude Kabengera, ba Emma Claudine. None uyu munsi turi kugenda tubona abandi Athasi mwageze muri ambasade muri Amerika, asimbuwe naho yari umunyamakuru, kandi ubwo basize vacant press hariya muri RMC, kuko byo rwose mu bidukorere barora ubwo abasize uwo mwanya bawuhereza undi, gutyo icyo kizere ari kugenda abona mu bajene b'abanyamakuru. Nawe Wineza Valence mu biro bya president wabaye mu mujene, kandi nawe usanzwe akora akazi gasa nk'akabanyamakuru. Yego n'uvuga utayego, ariko ufate uyu muvandimwe Eric wari muri Neva Eric Mahoro, yari umuyobozi wa Neva, umwe mu bantu bari kuru kandi b'abahanga. Ukavuga ngo ni ibintu byo gushima perezida, ubona ko mu mpinduka ari kugenda akora. None harimo muri Minisiteri y'Urubyiruko, ngira ngo abantu barabibona uyu muvandimwe gatuma tunishimamo. Aburiyo ubona kurikira ibintu by'abajene cyane. Nuri imungirije uriya mukobwa mutoya, ubona ko abajene mu Rwanda, no kuvuga ngo nimba imyaka igiye kuba 30 igihugu kibohowe. None turi kubona perezida atangiye guhereza inshingano bamwe babonaga nk'iz'abasaza, akazihereza ba bantu bari mu myaka y'ubuto igihugu kibohorwa. Ba bantu uvuga ngo bonse kwibere ry'inkotanyi, tubyite gutyo. Igihugu cyafashwe ari bato. Uyu munsi wenda nkaya none nawe nuko yaciye akenge hakiri igihe, ariko urabona ko yari muto muri ibyo bihe kurikijwe nubwo yari yaratangiye akazi. Rwose twavuga duti congratulations kuri mwe mwayishingana ko nyamunika. Nanone iyo mugiye mukitwara nabi, ari mushobora gutuma mu bihe biri imbere urubyiruko. Ntabwo ntekereza ko aba bantu bazi ayo inkotanyi zafashe igihugu zigikuye icyerekezo zifite bashobora kuzana ibyo. Ntabwo ndi buke umwe, ariko urebye nka Barore ukareba Asa, ukareba uwo Barore wakubaganye umunsi nakicwa n'agahinda, ukareba ayo none waruvuze, ukareba Valence Uwineza, ukareba Tuma Twishima. I don't think so. Reka bagirira icyizere wenda kizaraza amasinde mu gihe cyacyo. Ukareba na PS Samuel wari muri Minaroke, ubura wahawe umujyi. Ariko we inshingano yahawe nizo yarafite byenda kureshya. Umuntu uyoboye umujyi abakomeye wowe. Ntabwo ari ugukomera gusa, ntabwo ari ugukomera ahantu abantu bakurikira, abantu bayobora imijyi za New York. Abantu barizi ko umuntu wayoboye New York ashobora no kwiyamamariza kuba perezida mu yindi mijyi ikomakomeye, aba ari ku rwego rwo hejuru umuntu uyobora umujyi. Uyoboye umujyi erega twese abutahamo batuyoboye. Yego abayoboye guhera kuri perezida. Uyu muyobozi wa mbere wa perezida ko n'umudugudu. Umukuru w'umudugudu, ariko umukuru w'umudugudu nawe ari munsi ya commandment ya perezida, ya meya. Meya Samuel Dusengiyumva rero ako cyaza nk'umudugudu utahamo perezida, umukuru w'umudugudu wabo bayumva ameze ati sinzi, nta nubwo numva amakuru avuga ko perezida wenda yakoreye umuganda mu mudugudu atuyemo, sindayumva. Which can sound somehow sinzi. Wowe njye mba numva nk'umukuru w'umudugudu utamuvuga ati ngende umukuru w'umudugudu wenda tubare nka Kenisi niwe yigeze kuyobora umudugudu witwa y'abakora, kuri imidugudu bakiri bashya cyane. Banze ni n'abantu bambere bazanye ibitekerezo by'uko umudugudu agomba gutunga office. Yego ashobora kuba ni mu mbere kuko office icyo gihe zagasogi nabaga ku Murindi, ariko njya zagasogi kenshi. Yego ndabireba mvuga nti ariko mugani noneho urumva yarawuyoboye ari no mu bakomeye muri we. None baziwe kuyobora umudugudu urimo umuntu wa mbere ukomeye mu gihugu. Shanage nabankomeye bana. So rero uyu Samuel Dusengiyumva ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wasimbuye Pidance Rubingisa wahawe kuyobora intara y'Iburasirazuba. Yves, umuyobozi w'umujyi wa Kigali abantu ntibakajye batekereza ko ari umuntu woroshye, kuko ni umuntu ushobora guhabwa inshingano zo kujya kwakira perezida w'igihugu.
wasuye u Rwanda. Yego. Ni ukuvuga ngo mujya mubibona kuri airport iyo mubonye minisitiri w'intebe wenda w'Uburusiya, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yasuye u Rwanda, mujya kubona mukabona muri delegation yagiye kwakira uwo muntu harimo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Icyo kikwereka ko umuyobozi w'umujyi cyangwa wa kapitali y'igihugu ari umuntu uba utoroshye. Icya kabiri, umuyobozi w'umujyi aba ari umuntu uri nge ku giti cyanjye nahoze mbona abavandimwe babyandika muri groupe, ariko nababwiye ni uyu muntu aba ari hejuru ya guverineri. Oya, ibyo ni hamwe guverineri, si guverineri ndabona nta na guverineri ndabona uza kwakira umuyobozi wasuye u Rwanda, simbizi. Yego, guverineri naba akomeye kuko abakora uturere tw'inshenda kurenza uw'umujyi wa Kigali, ariko urebye umujyi wa Kigali ukareba amafaranga abafro wa kapitali apana umujyi wa kapitali y'igihugu, ukareba byonyine amafaranga bacaho, ukareba umubare w'abantu bahaca, ukareba uburemere bw'abayobora, nibuka ko wagira bije. My friend, abakomeye cyane mu buryo butantunguye. Rero nabibonye ko itangazo rikirimo gusohoka byagaragaraga ko ari PS Samuel agomba kuba meya umujyi wa Kigali. Sinzi niba ari uburyo nyine bwifashishwa mu bijyanye no kwa pointing abayobozi, ariko nabirebaga pe. Uribuka ko cyagihe mu minsi yashize turimo tujya mu matora y'abayobozi b'uturere, narabirebye mbona Murindwa Prosper avuye Rutsira hisa Zirubavu. Ndavuga nti biragaragaza ko Murindwa Prosper ari we meya w'akarere ka Rubavu definitive. Yego. So mu yandi makuru subwo twavuga kuri izi appointments, hari ikindi dushatse izi twazivaho, ahubwo ntitwafata uno mwanya tukabanza tukamamaza umufatanyabikorwa cyangwa nibyo Corneille Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Corneille Automobile High Technology, bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryenge. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo. Bakaba abantu b'abahanga cyane bahiga abandi mu gukora kurepara cyangwa se gusana imodoka zangiritse. Ntabwo ari ibyo gusa, ariko bashobora no kugufasha kurinda imodoka kwangirika. Umwihariko wabo cyane bahigaho abandi mu karere, apana mu Rwanda, mu karere kose, no kwita ku modoka zifite inkomoko muri Korea. Uriya gutunga imodoka uzi naho ikomoka ni byiza. Rero niba ufite imodoka ikomoka muri Korea, wipfa kwijyana ahantu hose ubonye. Imodoka yijyane muri Korea Automobile High Technology, bayikugirire uko ikwiriye kubimeze. Gutunga imodoka ikoze neza bigabanya impanuka, icyo ni kimwe. Yego. Gutunga imodoka yitaweho neza bikorohereza akazi kawe, ntigutesha umutwe, sibyo? Noneho bikanayirinda gusaza. Ahantu ntabwo hahenze kandi si ngombwa kujyayo. Ushobora kubabwira aho uri bijyanye n'aho iterambere rigeze, bakakumenyera uko ibintu bimeze, uko imodoka yawe baza kuyigenza. Ntabwo bita ku modoka zavuye muri Korea gusa, njya mbibabwira nti n'izindi zakorewe ahandi bazitaho kubera ubusabe bw'abantu bagiye babisaba. Aba rero ndababwiye nti ni mubagane babafashe, wabibutsa kontakte zabo. Corneille Automobile High Technology bakorera i Gikondo. Ngira ngo ku munsi w'ejo twababwiye ko iyo umanuka uva muri iriya rompo y'Igikondo ushobora kumanuka uza kwa Mironko, ukarenga gato urusengero cyangwa kiliziya, umanuka ni mu kaboko k'ibumoso, hanyuma waba uzamuka ni mu kaboko k'iburyo urenze ziriya dodani zo kwa Mironko. Corneille Automobile Technology Limited mushobora kubasanga aho ngaho, bakaba babafasha mu bijyanye n'imodoka zanyu n'ibibazo zishobora kuba zifite. Kandi n'abadafite imodoka zo muri Korea ntabwo muhejwe.
yego 0786206054 ni nimero wabahamagaraho cyangwa ukabandikira bakagufasha. Ya Yves, reka tuve mu makuru arebana n'u Rwanda tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abonye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza M23 zemeranyije kukongera agahenge kakava ku minsi 3 kakagera ku byumweru 2. Ni Leta z'Ubumwe za Amerika zabitangaje. Twizeye ko bazakubaha ibi, nanjye nabivuzeho kariya gahenge ka mbere kakisohoka. Navuga ni ntacyo byaba bimaze ariko iminsi 3 kagamije gucyura abantu bafite imbunda, nyuma none imbunda zikongera kuvugira hejuru y'abantu badafite n'ikibando. Nibura kongera kakaba ibyumweru 2 biratanga ikizere ko ya matora yabo aramutse abaye yazabera ahantu hatuje, abantu batari kurwana bakajya gutora bizeye ko ibintu bimeze neza. Wenda nyuma ubuyobozi buriya bwahindutse, niba ikibazo cyari ari ubuyobozi, hari n'igihe abantu bashobora kuba batuje ngo barebe ko umuyobozi mushya yasubiza ibibazo byabo. Hari n'igihe umuyobozi wari uriho yongeye gato, uzi ko nk'ubu hato undi muntu utari Tshisekedi kuva M23 yarahagurutse irwana nawe, uzi ko n'agahenge katagira M23 ishobora kubituje. Niyo batabategeka reka turebe aho yerekera umuyobozi mushya aragenda gute, nuko mahoro atangira bitunguranye. Ariko Tshisekedi natorwa nanone muri icyo gihe hato Tshisekedi ahije waba n'umwanya mwiza wo kuba ari kubaganiza mu ibanga bwa ati byandi byabaye cyagihe turi Kinshasa mwe mu birunga bakajya babacana hejuru, nkababwira ko ntabizi neza rwose, mwihangane ntabwo bizongera, uretse gato mwihangane. Buryo uko ibihe bishira abantu hari igihe bahura akako navuga ngo karashimishije pari raporo y'akambere. Ntekereza ko rero aka gahenge ariko Yves, uretse kuba Leta z'Ubumwe za Amerika umwe ngo mu bayobozi bayo utatangajwe amazina yabwiye Reuters ko aka gahenge kongerewe, nta makuru arambuye yageze ajya hanze y'uburyo kagezweho. Yego. Cyane ko kanagezweho mu gihe Corneille Naanga wahoze ari somambike wa Perezida Kabila, akanayobora komisiyo y'igihugu y'amatora muri Kongo, yamaze yashinze umutwe wa politike ufite n'igisirikare. Se buriya no umutwe yashinze cyangwa no umutwe habaho kwivanga ko umutwe na M23 yego witwa Alliance Fleuve Congo witeguye kurwanya ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Ngenda bibonamo nk'inyungu kuri M23 cyane kurenza kuri Corneille Naanga. Byonyine urebye mu izina gusa AFC umva ikintu kinini buriya Kongo ushatse bajye bivugira Fleuve Congo. Yego. Nundi Kongo ishingiye kuri Fleuve Congo. Fleuve Congo nk'umugezi navuga muremure wa kabiri muri Afrika, wa gatatu mu isi, ariko ushobora kuba ari wo wa mbere umuntu agiye muri profondeur niba ntibeshye mu migezi yose yo ku isi. Usobanuye ikintu kinini, guhindura inyito none bakakora ikintu kitiri uwo mugezi. Ndabifata nko kubwira abantu ngo uyanoronga ya M23 yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu none turi ikintu kireba igihugu cyose. Icya kabiri ni mutuvaneho amatiku yo kutwita abanyarwanda cyangwa se abantu bahagarariye bavuga ikinyarwanda. Oya, twebwe none ubu duhagarariye abanyekongo bose n'ikimenyimenyi. Twari dusanzwe ndamuvuga ngo ni Bertrand Bisimwe utavuga ikinyarwanda nubwo ari mu batuyobora n'abatuvugira, ariko ubu none dufite n'abandi bantu none batanazi n'ikinyarwanda, vuba tuzatunga n'abatazi igiswahili babakinwa muri ibi. Nicyo kintu mbona. Ikindi ariko ubwo M23 ntiyabigamije kwikusanyiriza hamwe abavuga ibyo bavuga ubwoko butari ubu n'ubu, none bikaba mélange hétérogène y'abantu bo mu bwoko n'indimi zitandukanye, ariko mu mugambo umwe nukubanza gusiba ko kantu kayihuza n'ikinyarwanda n'ibiki. Ariko mu bundi buryo hari n'igihe mu buryo bwo kuvanaho igitutu cyangwa se nimba hari n'ibyo wagirizwa utubare ntabwo mbizi nka M23 bayifite nk'ibintu nk'ibyahishinjwa, ikaba yise gutya fini babyigendeye. Ubwo bigiye biba bizakurikirana abantu ku giti cyabo, hatarimo kureba ngo ibi bikuba byabereye muri Serena Hotel y'i Nairobi, bikwereka uburyo aba Canisius mwiriwe neza. Namahoro. Yego. Nagira ngo tuvugane gato kuri ibi bijyanye n'uyu mutwe wa AFC. Yego. Ive nagira ngo duhite tuvugisha Canisius Munyarugero turebe niba koko ashobora kwemeza ibi bintu bijyanye na Corneille Naanga. Narimo nakubwira ni kuba byabereye muri Serena Hotel y'i Nairobi
biragaragaza iki kuri Tshisekedi dushobora kwita umutwe wa M23 umutwe w'iterabwoba hanyuma ibi bihugu by'ibituranyi bikaba byayakira? Kenya yemeye kwakira M23, Uburundi nk'uko twabyumvise muri press conference ya Bitera Bisimwa yabonanye na perezida w'u Burundi. Ibi bihugu kuba byemera kwakira aba bantu muri M23 kandi perezida Tshisekedi abita abantu bo mu mutwe w'iterabwoba, ko byakira Tshisekedi bo ntabwo bamwita w'iterabwoba. Ariko ibi bihugu byiswa abahuza, iyo umuntu ari kwitwa umuhuza ahagarara hagati, yego sibyo? No kuvuga ngiye wowe ufitanye ikibazo na giti mu jisho hari inyuma, ngiye nkaba umuhuza nkahagarara hagati, ukugutwa bari ukwe nawe uko ari ukwawe. Rero nimba Tshisekedi yajya hariya akahaganirira n'abantu n'aba bashobora kujya kuhaganirira, ntabwo wabakumira. Cyo koza mu buryo bwa diplomasi hari akantu gato bishobora kwandomaja mu mibanire y'ibihugu, kuko ibihugu biba bisanzwe bibana kurenza abo bahanganye n'ibyo bihugu. Ariko ibi ntabwo mbyita igitangaza, bazabikora baze babeho. Kongo reacting mu bundi buriye, kuko Kongo ntabwo ifitanye ibibazo bikomeye na Kenya. Yego, icyo nta bibazo bikomeye bafitanye. Nibwira ko bishobora no kuba byabaye Kongo ibizi. Ikintu cyonyine ahubwo niteze cyangwa nibaza no kuvuga ngo Kongo ubu babaye abantu babaswa batabashije kwinjirira uyu mutwe uremereye gutya, nabo boherezemo abantu bitwa baje kwifatanya na AFC, ariko bazaba ari abasuma rusaku ba Kinshasa. Ive irebye Corneille Naanga ya mu bihe bitandukanye yajya agaragaza intege nke za Tshisekedi. Ariko yahunze igihugu, ntabwo ari mu gihugu. Yego, ariko yari perezida wa komisiyo y'amatora mu gihe perezida Tshisekedi. Oya, nawe ajya bimwibutsa ati mu bagushyizeho ndimo. Ntabwo bihakana rwose. Yari kumwinjirira ati ashobora kutinjira Naanga, bikona hajemo imitwe myinshi, hajemo za pareko, haje iki, ukagira abantu winjizamo hariya kugira ngo ubimenye, kuko uyu mutwe urakomeye. Kandi abantu nka Naanga aba ni abantu baba bafite ubushobozi bwo kuba yabona muri diplomasi, babona ingufu, babona aho bakomanga. Umuntu abaye perezida wa komisiyo y'amatora aba yarabonye yahuye n'indorerezi. Izo ndorerezi zo kumukorera lobbying muri ibyo bihugu zaturutse. Kandi nijabo uri kuzana udukwavu mu ntambara y'imbere. Uyu mugabo wagiye muri lobbying yo gufata perezida akajya ku butegetsi, kandi mu gihugu bigoye ko perezida yajyaho hatarimo ibiganza bya kure by'abanyagatuza. Ahubwo aba yarahuye n'abari abanyagatuza. Ntabwo yari kopi ikorwa n'abantu basanzwe, ntabwo ari kopi ikorerwa mu kabari. Ariko abanyagatuza nibo bazana izo ndorerezi. Ibyo nkubwira nyine, izo ndorerezi zo n'utuntu duto. Uyu ijwi ry'abanyagatuza yaganiriye naryo, azi impumeko yabyo. Ni nawe ashobora kubwata, ariko wa muntu mwatubwiye dushyireho dore mureba, nyamara twagira gutya. Uyu rero ni menasi ikomeye, bararangaye ntibabe bafitemo intumwa muri iri tsinda ryazabanywesha amazi. Hanyuma bivuze mu gihe habura iminsi ine ngo amatora abe, mu gihe biteganyijwe ko amatora ashobora kuba. bikaba bivuze ko ni timing yo kuvuga ngo mu ntambara ziri imbere muri iki gihugu, zirimo iz'amagambo n'iz'ibikorwa, mumenye ngo hari abantu biteguye kuzirwana cyane kandi bari kwisuganya mu ngufu. Buriya amatora ameze nk'ikiraro, ni ikiraro gishobora kugerwaho amahoro akaboneka cyangwa intambara igatangira. Ngibyo reka dutegereze turebe amaherezo y'uko aya matora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba cyangwa ntabe. Ngira ngo turaye tutamenye ibya komisiyo rwa rukiko rushinzwe kurinda imizi. Turaye tutabimenye, ariko wenda twazabihera hejo, byanze bikunze turaza kubimenya, buraziza gucya twabimenye, twazabihera hejo. Reka twigiye muri Niger, aho urukiko rwa ECOWAS rwategetse kwabahiriza ubutegetsi babusubiza Bazoum. They are joking. Niko abangaba bakomeje kubivuga, none se batangiye negotiation nawe ejo bundi urukiko rwategetse. Ese umuntu wategekesheje imbunda ategekeshwa amagambo, tuvugisha ukuri. Kandi uyu munsi hano ufite droit de signature, ufite ikaramu yawe n'impapuro, nkaba nguhagaze hejuru mfite umuneke wo kwitako, njye nawe ninde wasinya neza? Bazoum afite cyane ibyo avuga, aravugisha imbunda, mikrofone ye ifite trigger, ifitemo n'amasaso, kandi chamber rwose iruzuye. Abandi uramubwirisha ikaramu. Umuntu ufite imbunda ntabwo bamubwirisha umuntu. None bashyizeho economic sanctions, ntizagira icyo zitwara. Wowe ibyo bintu byose uri kugana analyse, hari igihe nicara nkareba abagabo n'ibizo analyse uri Kigali uzifite batazifite, nicyo mba nibaza, mba nabuze icyo gusubiza.
abantu muri ECOWAS oya ntabwo nyine yanseka yase akayasirimo abantu b'abasaza batekereza niba urabona ko hari utuntu bakora ukabona ko inyuma hari akandi kantu karimo gushaka ko wasirambaza uburyo ari n'ahantu heza Imana yahaye umugisha. None se abo bagabo ibi bintu ntabwo babibona umuntu amaze hafi amezi agiye kubatanira yafashe ubutegetsi mu kwa 7 yego presque 6 ubwo arimo ava ku butegetsi uko ko umuntu yamara igice cy'umwaka undi ari ku butegetsi kandi uwo musaba akajya ku butegetsi nawe aramufite ni uri kumutegeka aramufite yego afite umugore we n'abana be n'iki arashaka no gucika akamubwira ati urajya hewe n'iyo ndege yawe niwe muhagaze ntiyamwishe nta nabaguha n'access ngo umuganirize yamushyize aho ashaka. Abantu baribuka bigitangira uburyo ECOWAS yakangaga ibi hano kubatera mu bya gisirikare Tinubu nabo baba yari igihe rwose ibintu bya ECOWAS nanga no kubivugaho mbisoma nyine kugira ngo isi itira ntazi uko imeze iyo mbigeze uburyo mbanze ngo nyakso yikwirebera ibintu bya nyakso nyakso muri ECOWAS anyways ngo yageze mu Rwanda ariko ndabona nta kantara naga hanze sara cyari oya ahubwo niba ari ikinyamakuru nabibonye uvuze nyakso ubwo mpita nibuka ikandebe niba ari bwiza nabibonyeho dore ngibi ngo hari ukuri ku mpamvu yatumye umunyarwenya nyakso afungirwa i Burundi wakomeje kubivuga harya ninde ngo murumuna we niba ari nyakse nyakse nitwa nyakso nditwa nyakse ngo hari n'undi mutipe bakoranaga ngo witwa Remy Boy aba rero ngo abajama ngo bagiye i Burundi baza gukorera amakosa ku kibuga cy'indege ngo cyitwa Melchior Ndadaye ngo amakuru akavuga ko Jackson abagenzi be mutwihanganira abadukurikiye duhise tuyinyarukiraho bagize kuri iki kibuga bwije abashinzwe umutekano bababaza icyo baje gukora ntago bakigezeho nk'abaje mu ndege uko uje mu ndege uvuye wenda i Kampala ugeze i Kanombe ntago bakubaza ngo uje gukora iki babibona ko uri umugenzi bo bari baje n'amaguru yego noneho iyi ni comedy nayibonye ndaseka noneho aba bavandimwe bahageze umwe avuga ko hari umuzigo baje gufata undi avuga ko baje gutegereza mugenzi wabo uvuye i Dubai urumizo ndimi ebyiri ko zitandukanye uko kunyana indimi rero ngo kwatumye yashinze umutekano babashidikanyaho ariko ntibabitindaho babasaba kugaruka ku munsi ukurikiyeho habona kuko ngo bari nijoro noneho ngo baze bavuga ibibagenza nyine batangira guterana amagambo n'abashinze umutekano ku kibuga cy'indege kumbirata barimo baterana amagambo abajama bacu ngo bafata bya bindi harya ni gutya bifata selfie yego bafata ibintu ngo bya selfie batangira kwifotoreza ku kibuga cy'indege ngo bashakaga kwereka b'Kigali ko ngo baje n'indege ko ibintu by'intuza ari kwifotoreza ku ndege ngo nuko rero gutabwa muri yo I don't know nibyo abantu bo muri bwiza.com banditse ubwo rero ngo ni cyo cyatumye inzego z'umutekano zitegeka ko bahita batangwa muri yo twishimire ko yaje ubwo turaje twongere turyoherwe na comedy ze namara kumererwa neza hanze y'umugabane wa Afurika kugira ngo twihute tunasoze abantu bamenya ko Uburusiya ntabwo bushimishijwe n'inama ejo yabereye mu Bubiligi yiga ku bijyanye no kwemerera Ukraine kwinjira muri Union Européenne. Abarusiya binyuze mu muvugizi wa Vladimir Putin Dmitry Peskov avuga ko bakomeje gushotorwa cyane agatanga urugero ku Amerika uretse kuba barinjizije Finland muri OTAN none Amerika yo ku giti cyayo ifitanye n'amasezerano na Finland mu bijyanye na gisirikare Urusiya bukavuga bati no kutwegereza intwaro zishobora no kuzamo izakirimbuzi nyamara muri kwiyenza kandi umuriro mucana ni mwebwe mushobora kuzawota. Ibihugu rero bitandukanye binakomeje gushwana n'Uburusiya kubera intambara ya Ukraine by'umwihariko igihugu cy'Ubuyapani cyafatiye ibihano amakompanyi arenga 200 y'Uburusiya nayo mu bindi bihugu by'ibifatanya bikorwa by'Uburusiya birimo hano kwa mushuti wawe Lukashenko muri Belarus
bagufatiye ibihano muri ubwo buryo. Ubwo aho tuhavuye mu Burusiya, ariko ubwo ntabwo twabura kubwira abantu ko Ukraine yagabweho ibitero bya drone birenga 44 mu munsi umwe. Tukajya muri Israel na Palestine, twabwira ko ejo nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zohereje umujyanama mukuru wa Joe Biden mu bijyanye n'umutekano. Amakuru rero yagiye hanze aravuga yuko rwose uyu mukozi wa Biden yagize gutya akabwira Benjamin Netanyahu ko ikintu cyiza afite cyo kuba yakora, bamwita Jack Sullivan, ari ugutegeka ingabo ze zikarushaho kugabanya casualties, abantu bapfa bazize ubusa batarebwa n'intambara yo muri Gaza. Ibyo barabishingira ko byinshi mu bisasu Israel yagabye hariya byabaye byitwa dump bombs. Ni bya bisasu bagaba batera ahantu ariko mu by'ukuri nta target izwi bashaka, pour kurasa gusa. Kimwe cya kabiri cy'ibisasu ngo byakoreshejwe hariya no kubyabaga bimeze. Ni cyerekana rero ko habaye mass destruction yaturutse ku burangare bw'ingabo. Biden ameze nk'uri kubwira Netanyahu cyangwa se Bibi tinyamune kuri kunteza ibyago, kuko none kino ntambara iri gushyira ibyago kuri Biden cyane. Ubwo ko twavuye muri Ukraine tutababwiye ko umwe mu bayobozi bo muri Ukraine yinjiye muri salle yari kuberamo inama abaturikirizamo grenade. Nabonye biriya bintu nabonye bitarasobanuka, bavuze ko abandi barakomeye. Ye nabonye video yabanje yikinga ku rugi arabihorera, ayashyize amaboko inyuma, avana grenade ya mbere arabanza nayibereka azunguzamo akanaga hasi, yanaga indi zita ziba detonated. Ashobora kuba twaje mu kiganiro umuntu bimaze kumenyekana ko yapfuye ari umwe, ariko nawe bari babanje kumubika bavuga ko yapfuye, nyuma bemeza yuko nta kibazo rwose ari muzima. Reka tubashimire ko mwari mudukurikiye, tuzagaruka ku wa mbere. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta na mwe wacu kwibuka ntabwo murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare